Hello guys, welcome to my channel Uburyo TV. Guys, reka twongere tubasuhuze kandi tubahe ikaze kuri YouTube channel yacu Uburyo TV. Twongere dushimire cyane wowe ukomeje kutwereka ko tubana umunsi ku wundi. Tubonereho no gusaba nawe utarakora subscribe kuri iyi channel ko wakanda subscribe ukemeza no kuri all notification kugira ngo ikiganiro cyose cyaprodinzwe ku Buryo TV ujye ukibona mu bambere. Guys, murabizi iyi channel ibagezaho amakuru mashya ari kuvugwa muri mining platform, amakuru mashya agezweho n'iki wakora, ama update agiye atandukanye kuri mining zitandukanye. Uyu munsi rero tugiye kuvuga kuri mining ya CBDC cyangwa se Central Bank Digital Currency. Murabizi ko harimo ama update muri iyi minsi ari no mu marembera cyangwa se ari kugeza igihe cyo kurangira. Bivuze ngo wowe wamenye iyi coin, kora ibisabwa hakiri kare, wikerensa ibintu, wicikisha aya mahirwe. Iyi coin, iyi CBDC ifite gahunda ibyo ikora iri seriye. Reka nze nkwereke wowe utarakora ama update uburyo urimo guhomba. Nk'ibisanzwe uraza winjire muri application ya CBDC, uyifungure, hanyuma nifunguka, urabizi ibi twarabikoze, twarabyerekanye muri video yacu yabanje, aho kuri balance hari 0.00 narazirokinze. Izo nari mfiteho murazibuka yari 75 nizo narokinze, ndi kugira ngo nkwereke uburyo CBDC iri seriye mu bintu iri gukora. Ndagira ngo nkwereke uburyo uri guhomba wowe utarakora ama update yamaze kuba atangazwa cyangwa se atangwa. Nk'ibisanzwe rero ukigera hano kuri dashboard wakoreragaho mining, uraza gusanga yama block yaramaze gustopinga cyangwa se yarahagaze, nta kurisivinga guhari. Hanyuma ku muntu wamaze gukora aya ma update, ndagira ngo nkwereke agashya kamaze kugera muri CBDC. Nawe utarakora update, nyamuneka ugerageze ukore aya ma update ya CBDC. Ifite gahunda iririyo, ni coin ifite inzira nziza cyane. Hanyuma nugera ahangaha nta kindi uri bukore, uraza hano kuri wallet kugira ngo urebe niki CBDC irimo iduteganyiriza cyangwa se nibiki yadukoreye. Urakirika hano ku mpande iburyo bwa telefone kuri wallet, hanyuma nuhafungura, boom guys, murabona ko ni ibintu byiza cyane. Iyi coin iririyo, iyi coin iriseriye. Nkubwire ngo wowe utarakora update uri guhomba. Iyi coin iriseriye, subiremo ngo iyi coin iriseriye. Murabizi ngewe nari narokinze coin 75 ibyo murabyibuka muri video yacu yabanje, hari coin 75 hano handitse lock. Nari narokinze 75 mu bice bitatu. Biba bisaba ngo zose izo ufite kuri balance yawe aho waminingiye uzikorere locking. Murabyibuka hasi hari aho bari banyeretse ko bampaye bonus ya coin ebyiri. Murabona ko ziyongereho, ufashe izi 67 zisigaye muri lock ugateranyaho 10 ziri available asset, ziraba 77. Guys, murabona ko rero uyu munsi cyangwa se uyu mwanya, iyi saha, uyu munota n'isegonda, kuri available balance yanjye mpafiteho ama CBDC 10.5. Izi ngizi nizo nemerewe kuba nabikuza, ziri available, ziragaragara cyangwa se nazikoresha icyo nshaka muri za 75 narokinze. Urabona ko toto yose ni 77, hanyuma nkaba mfite 10 zamaze kuba available kuri balance. Uscrollinze ukazamura gatoya, ukazamura ahangaha, murabona hano hari andi macoin, hari USD na Tether USDT. Hari izi coin zitajya zihinduka, ziri unstable. Ni coin ziri unstable ziri hano, nizo bagaragaje aho babanje USDT.
izi zindi zose murabona ko ni coin ziri unstable, zitajya zihinduka mu gaciro, ntizimanuka nta nubwo zizamuka. Guys, murabona ko rero hano kuri asset dynamics uko bihagaze, hano iyi coin ya GLC nta kintu mfiteho, mfiteho 0 ziri completed. Hanyuma lock in gain, kuri lock in gain murabona ko mfiteho coin za CBDC 7.53. hanyuma izi 7 sindamenya niba ari bonus nanone bampaye, kuko izo namaze kurokinga murazibona hano hasi za 75, hari 25, 25 ndetse na 25 n'ibice 37. Murabyibuka muri video yacu yabanje uburyo nazikoze ndimo nzirokinga. Izi nizo zibyara 75, hanyuma hakiyongeraho izi 7 n'ibice 53. Ntekereza ko iyi ni bonus guturuka kuri izi coin namaze kurokinga. Nawe niba warakoze rock urumva ko ufite amacoin menshi bitewe n'izo wa rokings. Icyariho rero kwari ukurokinga balance yawe yose, nta kintu usigaje kuri balance yawe. Guys, ni amakuru twari tubafitiye kugira ngo nawe utarakora izi update za CBDC ukaba waramininze iyi coin wicikanwa, wiheranwa n'ibyo uhugiyemo ngo wibagirwe ko wakoregitinze izi coin za CBDC. Nyamuneka vayo ukore ibisabwa, dore iminsi isa n'irangiye kugira ngo batangire babaninge ya makonte atujuje ibisabwa. Nongera gusaba wowe utarakora subscribe ku Buryo TV ko wakanda subscribe kugira ngo nawe urusheho kudushyigikira ndetse unarusheho kujya ubona ibiganiro bya uploadinzwe kuri iyi channel mu ba mbere. Mwakoze kubana natwe, ciao.